rubyiruko amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo tuyigireho twubaka ejo hatubereye. Nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo, turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi. Ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezweho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Ikiganiro ejo mugikurikira ku 104.3 FM ijwi rya Amerika mu masaha nk'aya, gihagarariwe na Roger Nigena naho Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Uyu munsi mugiye kubana nanjye Nicole Giraneza fatanyije na mugenzi wanjye Jean Aime Muhawe nayo. Tubahaye ikaze mu kiganiro Jean Aime. Murakoze cyane Nicole. Mu bihugu byinshi ni itegeko ko abana bose biga amashuri abanza n'ayisumbuye, kandi akenshi usanga aya mashuri bayigira ubuntu. Amasezerano ku burenganzira bw'abana agaragaza ko kujya mu ishuri ari uburenganzira bwabo bw'ibanze. Ni nako kandi amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu abivuga. Mu bihugu bimwe na bimwe ariko hari ubwo amashuri aba atari ubuntu, ndetse bikaba byagora ababyeyi kuba barihira abana babo amashuri. Jean Aime, wamfasha tukabwira abaduteze amatwi icyo tugiye kubaganirizaho kuri uyu munsi? Niko rero mu kiganiro ejo cy'uyu munsi tugiye kuganira ku burezi mu Rwanda, ariko twibanda ku kibazo cy'abana bava mu ishuri. Ese byaba bipfira hehe? Uruhare n'u Rwanda. Muri iki kiganiro turaza kumva ibitekerezo bitandukanye by'abaturage batandukanye twaganiriye, batubwire aho babona bipfira. Turaza kandi kumva ubuhamya bw'umwana wavuye mu ishuri adusangiza urugendo yanyuzemo ndetse n'uko abayeho kuri ubu. Turakomeza kandi twumva ibitekerezo bya bamwe mu babyeyi batubwira icyo bumva cyakorwa ngo umubare w'abana bava mu ishuri ugabanyuke. Turumva ikiganiro twagiranye na bamwe mu babyeyi batubwira icyo babona cyakorwa kugira ngo umubare w'abana bava mu ishuri ube wagabanuka. Turumva kandi ikiganiro twagiranye n'umwe mu bayobozi atubwira uko bakora n'ababyeyi mu guhangana n'iki kibazo cy'abana bava mu ishuri. Nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo, ntimujye kure ya radiyo zanyu, ikiganiro mu buryo burambuye ni mu kanya. Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Raporo Minisiteri y'Uburezi iheruka gutangaza igaragaza ko mu mwaka w'amashuri wa 2017-2018 abanyeshuri baretse kujya mu mashuri abanza bageze kuri 6.7% bavuye kuri 5.6%, mu gihe mu mwaka wa 2016-2017 bari kuri 5.7%. Mu mashuri abanza iyi raporo igaragaza ko abahungu aribo baza imbere mu guta amashuri ugereranyije na bagenzi babo b'abakobwa, naho mu yisumbuye abakobwa bakaza imbere. Nikore mu mwaka wa 2015 abahungu bavuye mu ishuri bari ku kigero cya 6%, mu gihe abakobwa bari ku kigero cya 5.4%. Mu mwaka wa 2016 ndetse no mu mwaka wa 2017 abahungu bavuye mu ishuri bari ku kigero cya 5.9%, abakobwa ari 5.3%. No mu mwaka wa 2017-2018 abahungu bataye ishuri bari ku kigero cya 7%, naho bagenzi babo b'abakobwa ari 6.3%. Iyi raporo igaragaza ko abana bavuye mu ishuri mu mwaka wa 2015-2016 bari ku kigero cya 4.5%. Mu mwaka wa 2016-2017 bari ku kigero cya 4.4%, no mu mwaka wa 2017-2018 bari ku kigero cya 5.8%. Byumvikana ko imyaka yicuma bagenda biyongera Nicole. Zimwe mu mpamvu rero zikunze gutuma abana bava mu mashuri ziganjemo gukoreshwa imirimo ibabuza kwiga, nko gukoreshwa imirimo y'ingufu n'ababyeyi, ariko kandi hari n'imyitwarire y'abana banga kujya ku ishuri bakirirwa bazerera. Nanone hakaba n'amakimbirane yo mu miryango n'ibindi bituma abana bahinduka inzererezi. Mugenzi wacu Marie Claire Singizwe yanyarukiye mu ntara y'Amajyepfo mu mujyi wa Huye, maze agana n'umwe mu bana b'abahungu bavuye mu mashuri abanza twise Jean Claude ku mpamvu z'umutekano we, amubwira ko we yahisemo kujya mu muhanda kuko nyina na se batari babanye neza bahora barwana, maze se ntabashe kubabonera ibyangombwa byabemerera kwiga, nuko we ahitamo kurivamo. Reka twumve ikiganiro kigufi bagiranye, turagaruka dukomeza mu kanya. Uvuka he? Muri Nyaruguru. Muri Nyaruguru hagana he? Ikibeho. Musanze hano
mu karere ka Huye. Hano mu karere ka Huye wahageze ute? Naje n'imodokari mitamenya ko mu karere ka Huye. Waje n'imodoka uyiteze cyangwa uyiparamiye? Nyiparamiye. Kubera iki utiga? Kubera iwacu batandukanye ntabwo babana, niyo mpamvu. Ufite imyaka ingahe? 12. Wavuye mu ishuri ryabigeze mu kangahe? Nari ngeze mu kabiri. Mu kabiri primaire cyangwa secondaire? Primaire. None se ababyeyi bawe baba hehe? Sinzi aho mama wa papa waba Nyaruteje. None se ubu ngubu aha ngaho uri muri Huye ubayeho ute? Ubuzima bwawe bwifashe gute? Ese urya gute? Uba hehe? Wowe gute? Wambara ute? Mbwira muri rusange nsangiza ubuzima bwawe uko bumeze hano mu karere ka Huye. Rusange uko mbonye nuko nguko nyine mbayeho. Icyo mbonye ni cyo ngicyo. Ukibona ugikuye hehe? Ari igihe baba bagiye kungurira nk'ibiryo. Bande? Abantu. None se kuryamaho uryama hehe? Njyama muri borodire mu cyaro. Kuba ababyeyi bawe batabana utekereza ko ari byo byatumye uva mu ishuri cyangwa n'undi washakaga kurivamo? Nibyo byatumye mva mu ishuri. Ushingira kuki? Shingiye yuko na uniforme nari ifite. None se ku ishuri barakwirukanye ko udafite uniforme cyangwa niyo waryikuyemo? Nibo batumye natiga kubera na uniforme. Wavuye i Nyaruguru uzangahe i Butare? Ese wahavuye wumva uje gukora iki? Kuki wavuye i Nyaruguru mu muryango wawe ukaza hano? Mpamvu navuye nyine nuko bari batandukanye nkajya niga mbano mu muhanda. Wigaga uwo mu muhanda? Ese ubusanzwe wigaga hehe? Nigaga Kibingo. Ikibingo. Noneho ni ubuhe bufasha wasaba ku buryo wasubira mu ishuri? Ubufasha nasaba nuko nabona aho kuba nkaniga n'uniforme. None se ubusanzwe kwiga bikunda cyangwa wumva hari ibindi wakora? Ndabikunda kwiga. Turamushimiye cyane uyu musore ku buhamya bwe bwiza dusangije. Yagarutse ku makimbirane hagati y'ababyeyi be yatumye ababyeyi be batabasha gukomezanya mu kubarera, bikaba ikibazo mu kubabonera ibyangombwa bakenera ngo bige. Uyu muhungu we akaba yarahisemo kuva mu ishuri. Niko rero ikibazo cyo kuva mu ishuri ntabwo ari ikibazo cy'abahungu gusa, ahubwo ni ikibazo kiri ku bitsina byombi. Reka twerekeze mu karere ka Kamonyi aho n'ubundi mugenzi wacu Marike Singizwe yaganiriye n'umwana w'umukobwa twisegwiza ku mpamvu z'umutekano we nawe, maze akamubwira ko yavuye mu ishuri ageze mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye kubera amakimbirane yahoraga mu muryango avukamo. Reka nabo tubumve, turagaruka mu kanya. Kugira ngo mve mu ishuri nyine nahuye n'ibibazo by'amakimbirane mu rugo, papa na mama batumvikana, bigera ngaho nyine papa araduta, mama nawe agera ngaha bivamo nyine ajya gushaka akazi ahandi. Iri jwi ryumvikanamo ikiniga n'iry'umwana twisegwiza kubw'impamvu z'umutekano we. Afite imyaka 17 y'amavuko, akaba atuye mu karere ka Kamonyi aho abana na nyina na barumuna be 4. Aha aratubwira uko byamugendekeye kugira ngo ave mu ishuri ageze mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye. Birengagije inshingano bose, umwe yaradutereranye n'undi nawe aradutererana, umwe akajya abishyira ku wundi n'undi abishyira ku wundi, birangira habuze n'umwe bita ufata inshingano ngo yite ku bana. Nyine birangira mvuye mu ishuri gutyo kuko ari njye mukuru wari uhari ngomba kwita kuri barumuna banjye. Papa niwe wanyishyuriraga ishuri ariko nawe akayishyura ibirarane kubera amafaranga yose yabaga yajyanye mu nzoga. Ubwo amaze kuduta mbona nyine kwishyura minerivare ni ikibazo kandi mfite na barumuna banjye nyine batoya abandi inyuma. None se ubayeho gute nyuma yo kuva mu ishuri? Ba mu rugo nyine ndera barumuna banjye kugira ngo tubone amafaranga yo kurya, nkora utuntu tw'uturaka, nkajya nko kumesera abaturanyi cyangwa kubavomera, bakama amafaranga nyine ngahahira barumuna banjye tukarya, ubuzima bugakomeza. Nubwo bimeze bityo ariko Gwiza yumvikanisha ko agifite icyizere cyo gusubira mu ishuri. Mba numva nyine wenda nzasubira mu ishuri kuko ndanabishaka, sinzi ngo bizagenda bire, sinzi ngo ninde uzanyishyurira. None se ujya ubona mu babyeyi bawe hari ufite ubushake bwo kugufasha gusubira mu ishuri nubwo batakibana? Nka mama we njya mbona bitekereza, gusa ubukene bukamwangira nyine, nkabona n'ayo mafaranga make abonye nyine ni ukutuguriramo utuntu tw'imyenda two kwambara no kurya. Papa we mbona nta gitekerezo cyabyo rwose, reka. Ashingiye ku bibazo ahurira nabyo mu buzima bayeho bwo kutiga, uyu mwana aragira inama abafite amahirwe yo kwiga. Abava mu ishuri bose ntabwo barivamo kubera ubukene, hari abarivamo kuko batabishaka cyangwa kubera ibiyobyabwenge.
abandi nabo bakabivamo kubwo kubura ubushobozi. Niba ufite amahirwe yo kwiga yakoreshe, ntabwo uzi ko ejo bizaba bimeze. Niba uyafite uyu munsi yakoreshe, wige nk'uko bikwiriye kuko bizakugirira akamaro. Abandi nyine nabo ni ukubagira inama kugira ngo bisuzume barebe nyine igifite akamaro. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, mumaze kwiyumvira ubuhamya bw'aba twaganiriye bagaruka ku mpamvu zabateye kuva mu ishuri ndetse n'uko babayeho kuri ubu. Ese Jean Aime, mbwira, wowe ubona biterwa n'iki ko umubare w'abana bava mu mashuri ugenda urushaho kwiyongera muri iki gihe? Buriya rero Nicole, impamvu zatuma abana b'Abanyarwanda bava mu ishuri ni nyinshi. Icya mbere hari amateka mabi twagize mu Rwanda ya jenoside yakorewe Abatutsi. Hari benshi babuze ababyeyi basigara ari imfubyi, ugasanga kugira ngo abashe kwiga ari barumuna be cyangwa bashiki be biragoranye. Ariko uretse n'ibyo mu Rwanda hari cyari ikibazo cy'amakimbirane mu miryango ashingiye ku mitungo, ashingiye ku businzi, ugasanga ababyeyi barara barwana, umwana rero kugira ngo azabone za mbaraga zatuma aramuka ajya ku ishuri cyangwa azabone umubyeyi ufata inshingano zo kumushakira ibikoresho nkenerwa, ugasanga bibaye ikibazo, agahitamo kujya mu muhanda cyangwa akarivamo akajya gushaka ubundi buzima kugira ngo nabone amafaranga yabasha kumurihira azajya yakomeza amashuri. Muri iki kiganiro rero Jean Aime, twaganiriye namwe mu babyeyi bari mu karere ka Musanze. Batubwira icyo bumva cyakorwa kugira ngo umubare w'abana bava mu mashuri ugabanyuke. Ese ni inama ki bagira ababyeyi bavana abana babo mu mashuri bakajya kubakoresha imirimo itandukanye? Reka tubumve. Nuko ababyeyi bakwiriye kubyitaho cyane, buri mubyeyi agakurikirana umwana, kumenya ko umwana ajya ku ishuri, kumenya ko yagezeyo, ko agarutse. Kandi cya kabiri, hirya y'uko umubyeyi aganira n'umwana kumenya ko yageze ku ishuri, akwiriye kugirana umubano n'umushyikirano na mwarimu w'umwana. Nsanga rero kenshi hari ubwo ababyeyi bizera ibyo abana bababwiye gusa, niyo nabo bateye iyo ntambwe yo kubikurikirana. Numva mbere na mbere ari ababyeyi, ni inshingano zabo kujyana abana mu ishuri. Icya kabiri, ubuyobozi bw'inzego z'ibanze gukurikirana ko abana bajya mu mashuri kuko bikwiye, cyane cyane ko leta yashyizeho uburyo bworohereza ababyeyi abana. Nta mafaranga yishyuza, hari amashuri abanza, hari amashuri ya 9 na 12. Ubwo sinumva impamvu umubyeyi utajyanye umwana mu ishuri yaba ari ikibazo cy'umubyeyi, ariko niyo mpamvu n'ubuyobozi bugomba kuba hafi ukamenya ko umwana atagiye mu ishuri. Ubukangurambaga cyane cyane ku ruhande rw'ubuyobozi, inzego z'ibanze guhera ku mudugudu, akagari, bakamenya ko abana bageze igihe cyo kwiga. Hakabaho n'ubushake bw'ababyeyi, hari ababakuramo ngo bafashe imirimo, korora amatungo yabo, gukora mu mirima. Ubwo uruhare rw'ababyeyi rero na leta ni rwo rukenewe kugira ngo abana bayoboke ishuri. Nuko ababyeyi cyambere babigiramo uruhare, ababyeyi bagatoza abana gukunda ishuri, noneho n'abana bakumva ku gaciro k'amashuri, bagakurikiza ayo mabwiriza ababyeyi baba babahaye, bakakurikiza igitsure, bakagira kumvira. Umwana yatumviye niho havamo uko gucikishiriza amashuri, bikamutera kurangara kubera ko ababyeyi ntabwo bamuha igitsure. Ikigaragara ni uko badafite ababyeyi babashishikariza ko ejo hazaza ari ahantu heza cyane, ko bazabona ibyiza biruta ibyo bafite uyu munsi. Cyambere cyabaho ni uko habaho inama z'urubyiruko akenshi, abana bakiri batoya kuva ku myaka 14 kugeza kuri 18. Abo bana nibo bakiri batoya bacikisha ishuri, abenshi b'abahungu bagiye mu gisirikare, abakobwa baterwa na y'imyendaro kubera ko bafite abantu babashutse babashukisha utuntu dufaranga dukeya. Turabashimiye cyane aba babyeyi ku mpanuro nziza baduhaye. Bamwe bavuze ko ababyeyi bakagombye gukurikirana abana babo bakamenya niba bagiye ku mashuri ndetse niba banagarutse. Abandi nabo bati hagomba kubaho ubukangurambaga ku ruhare rw'ubuyobozi, bakamenya ko umwana ageze igihe cyo kwiga. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, reka noneho dukomeze ikiganiro cyacu mu karere ka Rulindo. Jean Aime, urakoze cyane Nicole. Mugenzi wacu Nishimwe Ariete yaganiriye n'umuyobozi ushinzwe uburezi mu murenge wa Murambi ni mu karere ka Rulindo nk'uko babivuze, agaruka ku mpamvu zituma muri aka gace umubare w'abahungu bava mu ishuri uri hejuru kurusha abakobwa, anatubwira ingamba bafata kugira ngo uyu mubare ube wagabanuka ndetse n'iki kibazo gicike burundu. Reka tubumve. Mu bushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Uburezi mu mwaka wa 2018 bugaragaza ko umubare w'abana bataye ishuri wavuye kuri 5.6% aho ari mu mwaka w'amashuri wa 2016-2017 ukagera kuri 6.7% mu mwaka w'amashuri wa 2017-2018. Iyi raporo kandi igaragaza ko mu mashuri abanza umubare w'abahungu ari wo munini kurusha abakobwa bata ishuri, naho mu mashuri yisumbuye umubare w'abakobwa ari munini kurusha
kurushaho abahungu bata ishuri. Mu kumenya ingamba zafashwe mu guhangana n'iki kibazo, twanyarukiye mu majyaruguru mu karere ka Rulindo nka hamwe mu hagaragara abana benshi bataye ishuri. Ntagungira Jean Marie Vianney ni umuyobozi ushinzwe uburezi mu murenge wa Murambi. Aratubwira uko imibare yifashe n'igitera abana kuva mu ishuri. Mu murenge wa Murambi statistique cyangwa se intonde kenshi tugenda tubona muri segonderi abana b'abahungu nibo bava mu ishuri ari benshi, kubera ko hano mu murenge wa Murambi turi muri zone y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Hari ikintu bita gupara rero mu gihe nk'imvura iba yanaguye. Iyo imvura yaguye muri aka gace gasegereti zigenda zibunza, bityo rero bashobora no kuba batanavuye mu ishuri ahubwo bakavamo muri icyo gihe cy'imvura kugira ngo bajye gutoragura za gasegereti ziba zibunza. Usanga abana bafite inyota yo gushaka amafaranga hanyuma bakajya kuyashakira muri ibyo birombi. Imibare minini dufite ni y'abahungu. Abana b'abakobwa dufite bava mu ishuri akenshi usanga biterwa n'imyumvire y'ababyeyi cyangwa se ugasanga bigenda biterwa n'amakimbirane ari mu ngo. Ku bigendanye se n'imirimo ivunanye ikoreshwa abana, abantu baba babahaye imirimo bo mu bakurikirana mu buhe buryo? Abana bafashwe barimo gukoreshwa imirimo ivunanye, ubundi hari amategeko akurikizwa. Ni ukuvuga ngo ubundi nk'umubyeyi uri gukoresha umwana yamubuje kujya ku ishuri, uwo mubyeyi wundi ahanishwa kuva ku bihumbi 55 n'ijana. Ni ukuvuga ngo iryo bwiriza rirakurikizwa. Hanyuma kuri ibigo binini bishobora gukoresha abana imirimo ivunanye, amabwiriza avuga ko bagomba gucibwa hagati kuva ku bihumbi 100 kugera kuri miliyoni. Noneho ni izihe ngamba mwafashe kugira ngo uyu mwaka wa 2020 umubare w'abana bata ishuri ugabanuke? Umunsi ku munsi dutanga ubwitabire, ibigo by'amashuri batanga ubwitabire by'uko abana bitabiriye ishuri. Umwana usibye icyumweru akagira amazeru 5 yikurikiranya, dukora icyo bita house to house, tugafatanya n'abayobozi b'ibigo by'amashuri n'inzego z'ibanze tukajya kubareba, kandi tubona bitanga umusaruro iyo twimanukiye tugenda tugira umubare munini w'abana bagaruka mu ishuri. Turamushimiye cyane Jean Marie Vianney ku kiganiro cyiza tugejejeho. Mwe mudukurikiye mwiyumviye ko mu gace ka Murambi mu karere ka Rulindo abana b'abahungu bahitamo kuva mu mashuri bakajya gushakisha amafaranga, naho abakobwa bo ngo biterwa ahanini n'amakimbirane aba ari mu miryango yabo. Nawe duteze amatwi ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro udusangiza igitekerezo cyawe. Ese ubona hakurwa iki ngo umubare w'abana bava mu ishuri ugabanyuke burundu mu Rwanda? Twandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ari 0728 02 82 32 cyangwa se kuri nimero yacu ya WhatsApp ari 07 87 58 14 11. N'ahandi badusanga Nicole. Ushobora kandi kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Reka noneho Jean Aimé duha umwanya mugenzi wacu Christelle Wikeza atugezeho bumwe mu butumwa abadukurikiye baba baratugejejeho mu kiganiro cyatambutse. Turagaruka tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Bagenzi banjye barakoze kumikaze. Rero bakunzi bakadasohoka b'ikiganiro Ejo, nk'uko bisanzwe buri kwezi tubagezeho ikiganiro ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Ubutumwa bwa none buragaruka ku nsanganyamatsiko yibanze ku burenganzira ku mutungo, aho twibazaga tutese mubona ko umuntu yakwamburwa umutungo bwite atari ukuvuzwa uburenganzira mu gihe mu itegeko nshinga mu ngingo yaryo ya 34 bavuga ko umutungo w'umuntu ari bwite. Dore ibitekerezo mwatugejejeho. Gatsinzi uherereye Kirehe yagize ati ni ugufasha abo bantu bakubaka ibyo bibanza kuko biteye isoni kumva bamara imyaka 3 batarubaka. Ernest Kwizera uvuga ko aherereye mu mujyi wa Kigali yagize ati turabashimiye ku bw'icyo kiganiro, atari ko ndumva igisubizo kitaba kubambura ibyo bibanza ahubwo bafashwa kubitanga niba badashoboye kubyubaka cyangwa leta ikabaha inguzanyo. Dukomereze ku butumwa bw'uwihanganye Ali uherereye Kiramuruzi yagize ati kuri iyo ngingo y'umutungo leta ntikwiriye kwambura umutungo bene wo kabe niyo haba hagiye gukorerwa ibikorwa remezo, kuko umuturage aba yarikokoye ngo ashake uwo mutungo, ndumva yaba ari ihohoterwa bajye babanza bumvikane n'umuturage.
uyu ntiyatwibwiye afite nimero iherwa na 333 yagize ati kwaka umuntu ikibanza bizatuma habaho abakire gusa. Ati urugero ufite ikibanza kandi baragutegeka kubaka ukoresheje amatafari ahiye utabishoboye cyangwa kubaka inzu igeretse utaratunga n'ibihumbi 100. Naho Rukundo Gaspari yagize ati igitekerezo ni uko umuturage afite uburenganzira ku mutungo we kuko ari ntavogerwa dukurikije itegeko. Emmanuel we mu butumwa bwe yagize ati niba itegeko rivuga ko umutungo ari uw'umuntu ku giti cye kuko ibyangombwa bitangwa byanditseho gukodesha. Namwe mudukurikiye mushobora kugira uruhare muri iki kiganiro mwifashishije nimero ya telefoni igendanwa ariyo 07282823 cyangwa se kuri 07858141 ndasubiramo 07282823 cyangwa se kuri 07858141 iyi nimero mushobora no kuyikoresha munyuze kuri WhatsApp. Mushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka Facebook na Instagram aho mujyashakirwa mukandikamo Ejo Youth Echo mu magambo arambuye. Ibiganiro byatambutse ushobora no kubisanga kuri YouTube channel ya Ejo Youth Echo. Uwiringiyimana Jean Claude uherereye mu murenge wa Rongi yagize ati uko mbyumva umuntu yubatse inzu ikamunanira ntabwo yayamburwa ahubwo yafashwa akagirwa inama uburyo yakwegera amabanki akamufasha akabona inguzanyo akayubaka akayirangiza. Yvette Uwase uherereye mu murenge wa Kanombe yagize ati njye mba numva ari byiza ko umutungo rwose ukodeshwa n'uw'umuntu ku giti cye kuko baguha imyaka myinshi rwose ntago waba ukiriho kandi ikindi byongera imisoro bigatuma igihugu gitera imbere bikanagabanya akavuyo ko kurwanira amasambu n'imiryango by'uru ruhererekane bidashira. Reka duhinire ku butumwa bwa Kabera Emmanuel uherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Rwabutenge aho yagize ati ku bwanjye ndumva leta yasobanura neza iby'iryo tegeko. Reka miniraha ariko nawe udukurikiye ushobora gukomeza kutwoherereza ubutumwa tukazabuhiraho mu kiganiro cy'ubutaha. turamushimiye cyane Ukeza Christella ndetse dushimira namwe mwese muduhema kutwereka ko mudukurikiye mubinyuza mu bitekerezo mudusangiza. Mbere yuko tugera ku musozi w'ikiganiro cy'uyu munsi Ron Nicole, reka tubanze twibutsa abo twatangiranye n'abo tutatangiranye icyo twaganiraga mu kiganiro cy'uyu munsi. Yego, mu kiganiro ejo cy'uyu munsi twaganiraga ku bijyanye n'uburezi tureba hanini ku bana bava mu mashuri. Ese ni ukubera iki uyu mubare ugenda urushaho kwiyongera mu Rwanda Jean Aimé? Kumvise ubuhamya bw'umukobwa Twiseguiza wo mu karere ka Kamonyi asobanura ko yavuye mu ishuri bitewe n'amakimbirane yari ari mu muryango we. Nyuma y'uko umwe mu babyeyi be abataye, uyu mwana w'umukobwa yahisemo kuva mu ishuri agakora ibintu bitandukanye kugira ngo abashe gutunga barumuna be. Twumvise kandi n'ubuhamya bw'umwana w'umuhungu nawe mu karere ka Huye yavuye mu ishuri bitewe n'uko ababyeyi be babuze ubushobozi bwo kumurihira, kuri ubu akaba atagira haba ndetse no kurya arya uko abonye abantu bamugurira ibiryo. Nicole kandi twumvise ibitekerezo bitandukanye by'abaturage bo mu karere ka Musanze twaganiriye bavuga icyo babona cyakorwa mu mubare w'abana bava mu ishuri ugabanyuke. Bamwe bavuze ko ari inshingano z'ababyeyi gukurikirana abana babo bakamenya niba bagiye ku mashuri cyangwa batagiyeyo ndetse n'igihe batahira. Abandi nabo bati hakwiye kubaho ubufatanye hagati y'ababyeyi n'abayobozi mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo gikomeye. Nicole, umuyobozi ushinzwe uburezi mu karere ka Rulindo mu murenge wa Murambi nawe yavuze ko umubare w'abahungu bava mu ishuri ari wo mwinshi kurusha abakobwa. Yanagarutse ku bihano bihabwa ababyeyi bajyana abana babo mu mirimo ivunanye babakuye mu ishuri. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, mwiyumviye ko zimwe mu mpamvu zituma abana bava mu mashuri harimo amakimbirane mu miryango, gukoreshwa imirimo ivunanye, ariko kandi hari n'abahitamo kuva mu mashuri kubera impamvu zabo bwite. Aha rero akaba ari naho dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi Jean Aimé, dushimira n'abo twabanye kuva mu ntangiriro z'iki kiganiro kugeza kuri ubu ngubu. Ni ikiganiro cyari gihagarariwe na Nigena Roger naho Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro mwagezwagaho nanjye Nicole Giraneza ufatanyije na mugenzi wanjye Jean Aimé Muhawe nayo. Mukomeze kugira ibihe byiza. Ikiganiro ejo naho ubutaha. Ejo